abantu bifuza ko mfungwa njyewe navuze ni irandirimbo niba iri mu bigize icyaha dufite igihugu gifite ubutabera nge nago mba muri Canada mba hano mu Rwanda narwo mba muri rwose umuntu byifuza mba hano mu Rwanda hano hafi ya nagomba kuri igihe cyose namagazwa n'inzego nagenda ngasobanura ibyo ndirimbo. Ariko Gitafu utirengagije umuntu w'umu-influencer nkuriya ufata posti akayikora akandikaho titre akavuga ngo uri kuroga abana. Ngewe ura ntacyo namusubiza namwihora kuko nge ntacyo nago mfite nge navuze ko igihe cyanjye mfite uwo manganye nawe ni Gitafu. Ngiye kumurega kuri RIB icyambere hari uwabikoze ariko rero sibyo reka nje ntana ubura uzanabirebe kenshi na kenshi nkuno n'urujijo nje nago ndi umurozi uzarebe n'ibiganiro byanjye nkora nta kiganiro n'iki nakoze n'iki na kimwe ubwo ro mu rutanye kwitireka ngo Gitafu ndaroga sinzi ubujya bitekerejemo ukango urugero irandirimbo y'umuhanzi bita Coga Style uvuga ngo gisubizemo Coga Style yirekeremo Coga Style gisubizemo ati ni gute umuntu ashobora gukomana nk'imyaka 15 agashora amafaranga mu ndirimbo amafaranga atagira uko angana wowe ugafata inote y'ibihumbi 5 ugakora indirimbo aragitosa ikazamuka bigeze hariya twese tuganire ngira ndirimbo ifarashi yicareho ongera yicareho ibyo biveho icyo kirarangiye niza nanjye nuveho icyo kirarangiye samoya kujya mu rugo ni saa moya icyo kirarangiye ndaguha kinyuma niba nago rakinyuma gusa barasaba ngo yuko RIB igenzura ngo icyo gihangano cyawe ngo ukaba wakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Yego njye nashaka kwibariza Gitafu akantu gatoya Gitafu bari bwagufungeho nafunzwe rimwe se kabiri se gatatu se bivuze ngo ni chaîne rero bari kuguhamagarira njyewe na mana we narafunzwe ishuro nabasha no kubara mu mboga ngaye narafungiwe za brigade narafungiwe za narafungiwe ariko nagarishemo gufungwa jewe irandirimbo nago nayikoze nshaka kuba nakwangiza abana kuko nanjye narabyaye mfite abana babiri b'abahungu mbo nuko nabikoze ku gitutu cy'abafana sasa rero kazongo kwitireka ngo Gitafu ntacyo namusubiza arimo gukora inkuru kugira ngo abone uko yishakira umugati nanjye nayikoze nshaka umugati nkuko nayo kubikora shaka umugati ntago witeguye guhangana nabo ba influencer bakomeje gushaka gushyira hasi bitwaje yuko we waba warakoze indirimbo ari ikindi ugamije kugaragaza. Ngewe manganye nawe ni Gitafu. Ngewe byose mbikora nishakira ibirayi manishakira byakwitungira abana banje uwo manganye nawe ni Gitafu umuntu uvuza avanga zitereka amvuge y'inkuru ntago ngiye nzagusubiza bro uzitereke rwose nakubwira iki irandiye manekoze nsanga ndimo ndiyahura koko ngewe nibwi 700 minduka umusazi wa nyawe 700 baramenye ibyo ngiye cyaje muri ya misi mva muri za Genesis Committee kuko nafite turaka twinshi barabinyibye minduka umusazi mbona ubuzima burarangiye kandi icyo gihe nanjye kuba ngo umustar nagezaho ngajya nanabwirirwa rimwe nemwe nganaburara mbona iminsi ya kera imiragaruka nyine iminsi ya kera urimo gukora kabisa none ngiye cyo nakoze nyuma yo kuva muri Genesis Comedy wayihangana noze kurira hano nawe siga uri kumva tukiva hano ndabyibuka tujya Karongi wari umaze iminsi upama urwa Gasabo cyane twita uramuzi mu Rwagasabo ndamuzi n'umunyamakuru nawe ari mu bantu bavuga yuko wasohoye igihangano kabisa kitarimo message nziza kandi ngo wowe ubwawe uri kwamaza indirimbo waravuze ngo iyi ndirimbo ifite ubutumwa bura bintu Gitafu gripa Gitafu kabisa mwita Gitafu asubu Gitafu uso wamaze kuba umuhanzi usituzajya twongeraho ngo umuhanzi Gitafu reka ahubwo ngiye mu by'umuhanzi nabwo mbame Benetamani kuko ngo tuvugana ubu hano mambwa ngo ari ku Gitafu ngo atanye kugira ngo umuhanzi man ngiye ntabwo ndi umuhanzi ngiye na comedy man dekasi bura wikinira comedy ro abantu bazajya bakubariza nubwo binafasheho rwose ngiye nuvuga ngo Gitafu ni mugenzi wa ba Kiramani mugenzi wa ba Nyakso nemukajye mumubara mu bahanzi abayigurukira reka hanyuma Gitafu yego uyu munsi nagize ngo tuganire kuri saga imaze iminsi iri hanze kwa Kazunguka Boss ndetse n'abandi ba influencer bakomeje gupostinga indirimbo yawe bavuga yuko wakoze indirimbo iri kwangiza urubyiruko bakavuga yuko wakoze video iri kwangiza abana sinzi ni wenda kano ka video warakabonye reka tugaprayingeho irebe
si video njye njya yikoze njye nkora ama video ndabizi se iyi ngiyi video ni nko kwa kundi umubyeyi ashobora kuba yaha umwana telefone akamuri kodenga kuko ntabwo njyewe na reka njye ntana uzanabirebe kenshi na kenshi nkuru n'urujijo njye ndakoreshwa nkora ibirangira kuri channel zigiye zitandukanye channel yanjye ni kirende z'ubugo zirahunga zidafite umutwe zitagira n'ikibuno ntabwo njyewe reka ubwo so umuntu wifasha agafata ifoto niyo boro nk'iyo ngiyo akayiha umwana man iboro ubundi rero ibintu by'imihanda wa mugabo we ibintu by'imihanda biba ibintu by'amashyari cyane man. Iyi ni video yapostinzwe n'umwe mu ba influencer dufite ukomeye witwa Kazungu ka Boss ashyiramo titiri ivuga ngo GTAF aroza abana bato. Hanyuma ni post itigeze ivugwa rumwe na bamwe mu bakunzi bawe, harimo abavuga ati ntabwo aroza abana ahubwo abana barozwe n'abababyara kuko nta mwana ufite ubushobozi bwo kwigurira telefoni. Nimba koko mwumva ko iyo ndirimbo ari mbi ku bana mubarinde kuyumva nk'uko mubarinda ibindi bibi byose. Naho indirimbo na nyirayo mubihorere, ushaka kuyumva azayumva, utabishaka azabereka kuko na filime z'urukozasoni zibaho ariko zikarebwa n'ushaka kuzireba, utabishaka ntazirebe. Wowe iyo umuntu nk'uyu nguyu afashe wenda indirimbo wakoze uvuga uti ngiye ni indirimbo nakoze muri comedy, ubabwira uti ni indirimbo nakoze mu buntu bw'ubugoryi, ukabona indirimbo nk'iyo ngiyo yaje aba influencer batangiye kuyikoresha muri ubu buryo, wowe nkawe wenda GTAF n'abakunzi bawe cyangwa se wowe muri wowe wumva bimeze bite? Se koko indirimbo wayikoze ugamije kugira ngo ugushe abana koko nk'uko bavuga ngo uroza abana? Njyewe ntago ndumurozi ni wacu ntago bigeze baroga nta n'uwacu wapfuye cyaroga ari umurozi. Ikintu cyakoze irandirimbo njyewe nkunda kenshi ari ukuntu ugira gukenda umuntu bakakwikundira umuntu akabifitiye nk'akabari runaka wenda nk'ahantu muri Matetino hajya bahita muri 10 nkamana ajya akavuga ati GTAF uzaze abakiriya bazakureba ibyo byonyine. Sasa mujyemo kukureba ajya ushyiramo kukaririmbo ukakumva kandi njye n'ubundi nakira na kare nifite impano yo kuririmba. Sasa rero uburyo irandirimbo nayikoze mu buryo nayikoze mu buryo bwa comedy kuko nibitangira ari ubugari ibiro 4 nawe tekereza ubugari bukaza kurangira ubugari buvuyemo ibitenge bikaza kurangira nyine bibaye ibintu nyibyo ngibyo. Ariko icyo mpamya neza njye ntago nayikoze nshaka kuraga abana, njye ntago ndi umurozi. Uzarebe n'ibiganiro byanjye nkora nta kiganiro n'iki nakoze n'iki na kimwe kirimo uburozi. Ubwo rero mu rutangiye kwitireka ngo GTAF ndaroga sinzi uburyo yabitekerejemo. Uwo yitwa Kazungu ka Boss ni umwe mu influencer ariko uretse ko wenda nawe ashobora kuba yabikoze ari ukugira ngo wenda areme posti cyane uburyo bwo gucuruza tuyibundi nkuru iyo ishaka ko icuruza biterwa n'ubwo nitamoneri yayihaye. Ariko yari yongeye postinga n'indi ivuga ngo kubona kana kiga nase, uri kumva nasari nyine ni ya mashuri mato y'abana karimo kagenda karirimba ngo umugore arataka. Izo ni posti ziba zihari, mba nzi kwereka zihari. Ni posti yarayikinzwe n'abantu 2293. Ako se njyewe ibintu njyewe cyo gukobeshya man irandirimbo uburyo njyewe irimo kuzamukamo n'uburyo ibintu birimo kugenda bijya ntago ndimo ndabyumva kuko irandirimbo nayikoze mu buryo buraho bwa comedy nyine ubyumve ko unayumvishe neza ukitega amatwi ushobora gucishamo agato kanaseka nyine n'uburyo bwa comedy rwose abantu bayumva bumve ko irandirimbo yayikoze mu buryo bwa comedy. Rero uburyo irimo ngo kuzamukamo ikagira no mu bana njye sinzi n'uburyo irimo kugira mu bana sinigeze bimwe abantu bakora indirimbo bakajya kugira bya bindi bita noza gushaka icyo bita noza promotion. Yes, ntabwo irandirimbo nigeze ntabwo ugeze uhigira promotion rwose. Nifungura agacano by'irango kuko ndi ku gitutu cy'abafana nyishyiraho burango mvuga ni shaka kujya nk'ahantu runaka nkaba nakwirimbira ku karimbo ngikora mu buryo bwo kuba nayumvira mu rugo. Ngiye ntabwo nari nzi ko irandirimbo yazamuka bigeze hariya. Bivuze ngo ibyo iri kugenda igaragaza cyangwa izo bad comments ziri kuza uko kuntu bari kuvuga ngo irimo kwangiza abana n'ibiki. Ese wowe noneho urebeye mu nguni koko kavuga utereka nanjye nk'umuhanzi cyangwa se nk'umukinyi wa comedy ndebe igihangano nakoze, wowe yumvisha wumva harimo izo message zigenewe kwica abo bana koko? Oya na ubundi indirimbo bura abantu bakora indirimbo mu buryo butandukanye pe. Hari indirimbo nyine indirimbo wumva wese nk'urugero
iriya ndirimbo y'umuhanzi bita Coga Style uvuga ngo gisubizemo Coga Style Coga Style yirekeremo Coga Style Coga gisubizemo yirekeremo gisubizemo Coga Style Coga Style yirekeremo Coga Style Coga gisubizemo yirekeremo ngo tuganire dusesengure buriya ahubwo njyewe ndi mpamvu iriya ndirimbo irimo kuzamuka nuko ndi umukotete kuriyeta nuko uri umuntu ukora cyane kabisa ibi bihangano byawe byinshi biba biri gusohoka hanze ngo nani bihangano bifite birenze bro ahubwo njye sinzi n'impamvu abantu ari umuntu wambwiye ejo bundi arambwa ati ndababaye ati ni gute umuntu ashobora gukomana nk'imyaka 15 agashora amafaranga mu ndirimbo amafaranga atagira uko angana wowe ugafata inote y'ibihumbi 5 ugakora indirimbo aragitosa ikazamuka bigeze hariya indirimbo bamwe barambwira ngo imaze kurebwa ngo n'ibihumbi ngo niba ari ibihumbi bingahe ubu ngubu ndumva ngenyero ifite 450 na bingahe reka turebe njye nta n'uruhare nabigizemo no kugira ngo n'ibyo bihumbi bibe bigezeho ibyo bintu njye siniba njye nama njye byananunguye pe birimo biranungura cyane ntago ugenda imodabyumva hanyuma uyu influencer ukomeje kugupostinga avuga yuko uri kwangiza urubyiruko uramugenera message yo namugenera buri muntu wese afite ukuntu akora ikiganiro cyo cyangwa se afite ukuntu akora ibintu njye ntago nakoze indirimbo ngamije kuba wenda najya abivuga muri uko kuntu nayikoze muri ubwo buryo ndetse tuganire ngira ndirimbo ifarashi yicareho ongera yicareho ibyo biveho icyo kirarangiye niza nanjye nuveho icyo kirarangiye saa moya kujya mu rugo ni saa moya icyo kirarangiye ndaguha akinyuma niba nagora akinyuma gusa hano iyo bushara vango ngo akinyuma ngo ngakanyuma ngo ndagakukubitira mu gikoni mana hari nyine iriya ndirimbo uburyo yazamutsemo n'uburyo ahubwo man sinzi uburyo nabikubwira mama ntago ngiye mbyumva hanyuma tugikomeje turi kuganira kuri iyo saga imaze iminsi urumva barakwifuriza ni nkoko nabivuga barasaba ngo yuko ribunga igenzura ngo icyo gihangano cyawe ngo ukaba wakurikiranwa n'inzego zibishinzwe yego njye nashaka kwibariza Gitaf akantu gatoya Gitaf bari bwagufungeho nafunzwe rimwe se kabiri se gatatu se bivuze ngo ni chaîne rero bari kuguhamagarira jewe na mana we narafunzwe ishuro nabasha no kubara pe mu mboga ngaye narafungiwe za brigade narafungiwe za narafungiwe ariko nagarishema gufungwa ahubwo nuko nyine hari uko wenda ari imigenzereze mibi umuntu aba yagiyemo sasa rero iyo ndirimbo yanjye nibiri mu bigize icyaha nimbibazwa ariko biri aho ngaho nyine Gitaf wowe ukabusobanura indirimbo yawe nk'icyaha iriya ndirimbo ntago nayikoze nshaka kuba nakwangiza abana kuko nanjye narabyaye mfite abana babiri b'abahungu nanjye narabyaye urumva rero niba umuntu uvuga ngo ndimo ndangiza abana ubwo niba ndimo ndangiza abana be n'abanje nabangije ariko icyo nakoze iriya ndirimbo ntago nayikoze mu buryo bwo kwangiza abana hari indirimbo nyizi nese nk'iriya ndirimbo ngo kinjugutire nyisome ndikivugutoma niba arakivugutoma majyane niba ari bikimana hari indirimbo nyinshi ushaka kumva mari nawe ubwawe nyine ukazumva ukumva zifite swaga ariko iriya ndirimbo ya Gitaf sinzi impamvu yazamutse cyane abantu bifuza ko mfungwa njyewe navuze ni iriya ndirimbo niba iri mu bigize icyaha dufite igihugu gifite ubutabera njye ntago mba muri Canada mba hano mu Rwanda ntabwo mba muri rwose umuntu byifuza mba hano mu Rwanda hano hafi ya ntago mba kuri kandi ntago ni ukuvuga ngo umurangira nawe nagaba kure abantu mu Rwanda sibyo dufite igihugu gifite ubutabera ni ukuvuga ngo rero iyi ndirimbo iminsi imaze hano iriho niba yari kuba ifite ikibazo nari kuba nakurikiranwe n'ubwo butabera kandi navuze ni sindi hejuru y'itegeko bro igihe cyose nahamagazwa n'inzego nagenda ngasobanura ibyo ndirimbo ariko Gitaf utirengagije umuntu w'umu-influencer nk'uriya ufata posti akayikora akandikaho titre akavuga ngo uri kuroga abana njyewe ura ntacyo namusubiza namwihora kuko njye ntacyo nago ufite njye navuze ko igihe cyanjye mfite uwo manganye nawe ni Gitaf uwo kabosi kazungu kabosi abarimo kwikorera inkuru n'amo kwicururiza ntacuruza ariko njye cyo mpamya neza njye Gitaf uwo manganye nawe ni Gitaf njye abantu bose burizi ko ndi umusazi nikoreka inkuru z'imihanda ndi umukotete koriyete nirara mu tubari ndari imihanda sinya ndara mu nzumbamo inzumbamo mona yibomya agenda kana bica inzumbamo iyo shizemo inkweto nago mbarano nicara mba mu kazuga njye uzafate rimwe uzaza uje kunsura umuntu uce uvuga ngo ugiye guhangana na Gitaf uwo kazungu Gitaf umuntu nkanye tukareba ahantu njye uzaze rwose uzaze njye ngujyane mu rugo none umuntu kuvuga ngo Gitaf man iriya ndirimbo nta n'iki namariye njye na channel yanjye sinzi n'ibyaca nuko banabikoresha nuko nabikoze ku gitutu cy'abafana
sasa rero kazungu mo kwitereka ngo G-Tough ntacyo namusubiza arimo gukora inkuru kugira ngo abone uko yishakira umugati nanjye nayikoze nshaka umugati nkuko nayo kubikora shaka umugati bivuze ngo G-Tough rwose indirimbo yaragitosa abantu mukomeje kuyisiga inkuru mbi ngo yayikoze agamije kwangiza urubyiruko se nanjye narabyaye ifite abana nawe afite abana arabwira ati nanjye mfite abana Ishimwe Kennedy no bita Kwizera Jayz ubwo se niba ngiye kwangiza umwana wawe uwanjye wenda ndamusize he ariko indirimbo ngiye uko nayikoze nazi neza ko ahubwo ngiye ndibaza kuki yazamutse yazamutse ite kunjye nicyo cyo ndimo ndibaza kuki ya ndirimbo irimo gukomeza kugenda izamuka ubwo simbiza ariko nabyo nzi Imana nabyo nzi pe. G-Tough aragira ati abantu muri gukomeza kuvuga yuko iyo ndirimbo nayikoze ngamije kwangiza urubyiruko ndarengana. Cyambere ati umubyeyi abo ni abakunzi ba G-Tough muri comment ati umubyeyi nawe utinyuka agafata telefoni ye agafata umwana akamushyira ari imbere akamuririmba akamubwira ati ririmba agafata video umwana hanyuma iyo video akayikusanya ku mbuga nkoranyambaga. Ntekereza ko uwo mubyeyi we wagakwiye gukurikirana ahubwo uwo mubyeyi bamukurikirane kuko ubundi iteka n'iteka icyaha ni gatozi sibyo icyaha niba nje G-Tough irandimo nta mwana nigeze nshiramo sibyo ngiye narashatse mfite umugore niba utaravuze uti nanjye ka mfata umwana mukoreshemo ngiye narashatse iby'abagore n'abagabo ndabizi nayikoze nyikoreye kunyishingiye ku mugore wanjye twabanye mu nzu nashatse ngiye nafite umugore uri kubatera inkuru babwira uti kandi bitanva ngo nari ifite umugore butuvuga ntago mbana nawe ariko nari mufite ariko nibutse buri cyera najyaga nkorera uko najyaga ngiye nagiraga peti cyera man ngiye ntago najyaga njyubugari kirongo kimaze reka byibuze yatekaga mu episode ya mbere kiro cya kabiri kiro ako yize ko nkora agashya nkatekira ibiro by'ubugari mbirira rimwe ndabimana ngiye nayikoze mu buryo bwa comedy pro yego nuko ngo abantu bari gutekereza yuko rwose waba warugamije kugira ngo werekane ngo ubwo busambanyi bayivuga burimo atari cyo warugamije nakanama no mwijuru ngiye ubwanjye ngenda rwaye ngiye nta busambanyi ngira nubwo wenda kenshi dukunda ko turi kumwenda nabanzovu bara tukavuga ngo nzovu akunda kwigisha kujya mu busambanyi ariko kenshi tubikora twenda tuba tuwengo ngo abadukurikiye tubateme ikibitike mbese urabona umuntu gukurikiye abashaka icyo bita move abone nyine ibintu bishya abone ibintu bituma ari buze kukuvugaho sasa rero irandimbo nta burayi ngamije gushyiramo nago ngiye ndaya nta reka ariko G-Tough nawe nanone uze kwirengagiza yuko iyi ndirimbo yawe iri trend igihugu cyose yaba mu ba teenager uri kumva yaba mu bantu bakuru yaba mu bakobwa abamotari he hose ni indirimbo ipurengwa bari gupurenge indirimbo yitwa aragitosa wowe nkayo nk'umuhanzi uragira uti ngewe indirimbo nanayikoze ntitaye yuko izaba hiti gutyo ati ubundi byagenze gute kugira ngo yamamare se G-Tough ntabwo witeguye guhangana nabo ba influencer bakomeje gushaka gushyira hasi bitwaje yuko we waba warakoze indirimbo ari ikindi ugamije kugaragaza ngewe mangane nawe ni G-Tough ngewe byose mbikora nishakira ibirayi manishakira byakwitungira abana banjye uwo mangane ni G-Tough umuntu uvuze avanga azitereka amvuge inkuru ntabwo ngiye nzagusubiza bro uzitereke rwose nakubwira iki nge navuze ngo sindi hejuru y'amategeko ndi mu gihugu kigendera ku mategeko sibyo siko bimeze yego Dr Murangira Thierry ntagaba muri Canada nagaba muri Israel aba hano mu Rwanda sibyo ndi hano mu Rwanda ye nakubwa ngo nakoze icya nani segonda rimwe ryamara isagonda narajya kukubazwa ibyo cyaha nakoze bishatse kuvuga ngo umuntu mo kubikora arimo gukora inkuru ashaka kugira ngo acuruze wakibwira icyo abafana bawe rero kugira ngo bareke no gukomeza bahangayitse kuko inkuru nk'izo zibatera hari n'umuntu akoze inkuru yatangaje ngo G-Tough bamfunze nanjye ngeze amahirwe ntuza ubu nta mamega afite sindimo ndamenya ibirimo kubera ku muhanda ariko icyo nabwira umufana cyo ngewe nago ndi hari kugira ngo wenda icyo ibintu byose mbikora mu buryo bwa comedy kandi comedy igihe irangira iguteye ubumuga nyine ukaba comedy kuko no mu rugo naho ndi hose nyine byaragiye binyinjira mu maraso navuze ni nyine comedy nyine byabaye comedy binduka comedy bakomeza bibena comedy wewe wivugira uti umufana wanjye aho uri hose ntugire ikibazo ndahari ndi G-Tough kandi ikindi niba nanakoze n'amakosa niteguye kwitaba ubwo buyobozi hanyuma bukambaza iryo kosa nawe narakoze nkanisobanura kuko ntago ndi hejuru y'amategeko ndi umuntu uciriritse cyane ese G-Tough uri umuntu mu busanzwe ubuzima bwawe bumeze gute gahunda ya G-Tough mu gitondo ni umuntu ubyuka akajya muri studio ni umuntu ubyuka akabyuka ajya gukora izo comedy
uri umuntu wibereyeho utembereyeho kugira ngo tunagere kuri izo saga zo kuvuga ngo wanakoze n'indirimbo ibahiti. Ese umuntu utari usanzwe uzi G-Tough wakumenye kuri iriya ndirimbo wasohoye yego yamenya G-Tough nk'umuntu ki? Ujya wivugira uti ngende umusazi, ariko ubundi umuntu b'umusazi aba yarabayeho n'indera. yego ubundi ubusazi mbavuga ni ubusazi bwo guhiga umukati. Iteka igihe cyose uri mu kazi jya ugakora nyine ugashyireho umwete, sibyo? Koko iyo ndeba niba ndivuze ngo umaye akazi, sibyo, ndakora igishoboka cyose ku buryo byibuza nanjye cya kigano twakoze kiraza kurebwa, icyo gihe nawe kirebwa, icyo gihe urongera ukamamagara mwongera ngo umukati, sibyo? Niyo mpamvu ibi byose umuntu abikora kugira ngo mbe shaka umukati, sibyo? Ibi rero kuvuga ngo wenda ngo ubusazi nyine nsara kuko mba shaka iki mukati naye byakubahirega. Yego, bivuze ngo ibintu byose mubona G-Tough aba yibereyemo aba yihigira umugati, abantu mushaka kubihuza no kuba ngo ari kwangiza abana bato cyangwa urubyiruko, nta hantu bihuriye. Ni nk'uko nawe ubyuka ugafata isuku ukajya guhinga, G-Tough nawe abyuka ajya gushaka umugati. None se tuganire Garafre, ubundi baravuga ngo ubagarira yose ntabwo ubu zirizera n'irizaromba. Ushobora kuvuga ati ngewe ngiye kujya njya mu muziki, mu muziki n'ibyanga, wenda nzajya muri komedi, muri komedi n'ibyanga, ndajya muri filimi, muri filimi ibyanga, ndajya mu kwamamaza, mu kwamamaza n'ibya, mbese ni ukuvuga ngo ngewe impamvu ya bomba mvuga ngo byibuza nshakire hose hamwe n'ibyanga. Mbone nani nk'ubwo urugero nk'uyu mwambwe warumbajije gahunda G-Tough ramukati mu gitondo mu ruturuturu ngomba kubanza gusenga, namara gusenga nkahita njya muri siporo, namara kuva muri siporo nkahita nza nkahita nkubita ikintu bita aganuza, nsigaye nkubita ikintu bita igikoma, nkahita nitekera agakoma, nkaba ninywera igikoma, nanza kunywa igikoma, nkahita ngira gute ukabura amamagaye ngamaje mu kazi. Nyuma yo kuva mu kazi nka saa 8 wenda ashobora kuruhuka nk'isaha imwe, nyuma yaho nkahita wenda njya nko kwa Manibu cyangwa se n'ahandi hatandukanye. Nyuma yaho ngaho nkaryama, ntabwo njya ndyama nijoro. Ntabwo ujya uryama nijoro? Kare ku nijoro gukora iki G-Tough? Njya ndyama no kuvuga ngo nijoro mbashakira imikati no kuvuga ngo ndara mu studio, ndara ahantu bakina amafilimi, ibintu byo kwamamaza n'iki. Nyine ikintu cya mbere mani ushaka ibirayi ntabwo ujenjeka mani, kuko ntabwo urakora nyine ugatutubikana, kuko Imana ikunda umuntu ukora cyane. Hanyuma mama w'u Rwagasabo cyane twita, uramuzi mu Rwagasabo? Ndamuzi n'umunyamakuru.